Hello, reka mbasuhuze kandi nongera kubifuriza ibihe byiza. Ngira ngo abantu benshi cyane dusanzwe tubana hano kuri no platform nta bundi najyaga nkunda kuvuga ku bintu bya cryptocurrency, ntabwo najyaga nkunda kuvuga ku bintu bya Pi network, bya Bitcoin, Treta n'izindi byetandukanye. Sasa rero no kuvuga ngo mbere na mbere ndashaka kubabwira ikintu kidasanzwe. Twe twamayininze crypto nyinshi cyane ku rwego rurenze kuko itandukanye no kongera gukoresha ameza y'akarahanyuze mu bikorwa byawe. Waba ufite hoteli, waba ufite moteri, barandi restaurant ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Ameza nk'ayanga wajya guherera ukibaza ati sagezwa mu gihugu cy'u Rwanda gute? Imitako yongera ubwiza bw'inzu yawe. Iyi shuro ntabwo bikirizo zawe ku meza nk'ayanga yongeye kugaragara mu gihugu cy'u Rwanda. Beauty and Wood Limited. Igisubizo cy'abanyafrika guturuka mu Rwanda. Abazaniye ya meza mwajyaga mutekereza ko bidashoboka. Abantu bakabategura neza yuje ubwiza bw'ibyiza bikomoka ku bidukikije. Bakanya amabuye meza ateye amabengeza. Biti biryoheye amaso. Indabyo nziza bishaka bazubaka mu meza yawe ukajyuziramwe imbere. Waba uri kubaka hoteli n'ibijyanye nayo, apartment, waba uri kwiyubakira inzu yo kwiberamo, ibijyanye n'ameza barakudesigningira bigahura neza n'inyubako yawe. Wabahamagara kuri nimero zikurikira 0788 54 97 cyangwa se ukabasanga aho bakorera Nyarugenge mu mujyi hafi na Ropo ni post umanutse gato werekeza Nyabugogo. Hejuru y'umuhanda niho uhitobona icyapa cyanditseho Beauty and Wood Limited. Beauty and Wood Limited, igisubizo ku banyafurika. Twamayininze zayiko, twamayininze nyinshi cyane zagiye zipfubusa, zitagize ikintu na kimwe zigeraho. Rero no kuvuga ngo Pi network yo wenda hari urwego yagezeho, irarocingwa mu kurocingwa nubwo nabyo byagoranye imyaka nkange maze imyaka igeza muri 6 mininga Pi network. Ariko nkibaza impamvu iyo myaka 6 nahembwe amafaranga atageze no ku bihumbi 200. Ubwo nivuga ibihumbi 200 ndavuga ku giciro Pi network yasohokeyeho, kuko abantu bajya bavuga ngo za GCV ngo Pi gizaza ari ku giciro cya GCV ngo usanga ngiri ku $314 na nkibaza ayo mafaranga. Nakunze kujya mbibwira abantu icuro nyinshi cyane, ayo mafaranga usanga umuntu wamayinize Pi hari nk'abafite ibihumbi 100, ibihumbi 10. Abo bantu amafaranga baba bagiye gutunga yaba ari hafi gusatira bije y'igihugu runaka. Ukibaza umuntu waruraho mu giturage, umuntu wari umukwaferi, umuntu wari umumotari, umuntu wari umunyonzi, umuntu wari umuhinzi, cyangwa se umuntu utagiraga akazi ariko afite smartphone yo kumayiningiraho, ugasanga umuntu ngagiye kuba miliyarderi nyine ku rwego rw'igihugu. Ukibaza ibyo bintu abantu ubundi mu bivanahe, ibyo bintu ubundi wabyiyongozaga wumva bishoboka? Ndabivuga nkanjye nk'umuntu nanjye wageze muri icyo cyiciro, ntekereza ko nanjye nzaba miliyarderi nkaba miliyoneri urenze. Ariko noneho nsanga impamvu nge bitanaciye n'intege cyane, nakunze kujya mbipinga bati ibintu nkibaza Pi nari ifite zose namayininze mu myaka 6. Umuhinzi wagiye guhinga yarejeje asarura amamiliyoni agera kuri miliyoni 10, 20, 30. Umumotari wa mota icyo gihe yaguze imodoka ya miliyoni wenda 30 cyangwa 50. Umukozi wo mu rugo wakoraga akazi ke mu rugo neza akazigama amafaranga akamenya kwizigama, yizigamye hafi miliyoni 3. Nge wamayinize Pi, icyizere nari ifite, ubutunzi nari ifite, ikintu cy'agaciro ngo kwisi. Imyaka 6 namaze nyimayininga, ngiye kubikuza amafaranga ndebye amafaranga bamayisanga ni 200. Nese nicuza igihe cyanjye nataye. Hari abantu bakunda kuvuga ngo umayininze ngo Pi network ngo cryptocurrency ugiye ngo gutera imbere, ngo ugiye gukira, bakavuga ngo ariko ngo nubwo wahomba ngo nta gihombo kirimo ngo kubera ko ntacyo watakaje gihambaye. My friend, guhora ucungana nuko igihe cyawe kirangira ukamayininga ubwabyo ni igishoro. Hari abantu bagiye bagura ama megabyte, ugasanga umuntu mu cyumweru yiguriraga megabyte rimwe zashaka byihoreraga po akigira mu kazi ibintu ntibinamurangaze, agafata umwanzuro wo kuvuga ngo nzajya nkora ngura, agafata risk yo kuzajya nkora gura bando za buri munsi. Ayo nta mafaranga yatakaje. Ikintu cy'agaciro ku isi mwavugaga ngo kisokeye ku mafaranga menshi, ngo kizasongera ku mafaranga menshi. Abantu none ikintu gitangaje nuko bose batangira guhindura, bahindagura ngo Pi ngo agiye ngihinduka ngira ifaranga ngo rizazamuka ngiki, kandi bavugaga ko rino faranga ari faranga ritazajya rihindagurika. Bakomeje kugenda bavuga ko rino faranga ari faranga ngo rizabateza imbere cyane, bakajya bavuga ko nikimara gusohoka ngo rizasokera kuri GC. Batego twabonye bidasohotse, icyo gico bavugaga kitabayeho, batangira guhindura imvugo ngo nyine ngo urabona ngo GCV ngigengo kizagira ngigere ngirifaranga ngo rigera rizamuka. My friend, Pi network igisohoka kuri exchange yasohokeye ku $3. Ako kanya nta mwanya urashira ihita imanuka irarindimuka igenda imanuka paka igeze kuri 0.6.
nibuka hari umuntu nanjye nabujije gucuruza, ndavuga ati rero reka tugende ku nzozi z'aba bantu uyizigurisha wenda zizazamuka. Yanze kuzigurisha ziri ku madolari, zigeze ku madolari 2, ndamwinginga ngo azireke, naramushutse ambabarire kabisa, ndamubwira ati bubiretse. Yazigurishije zigeze kuri 0.6. Pi Network ubu tuvugana kugira ngo igere ku madolari 3 biragoye. None abantu bari kutwumvisha uburyo ngizazamuka paka ikagera kuri ku madolari 300 na ibyo bintu nzozi. None ikintu gitangaje kugira ngo umve ko nabanyira umushinga nabo babizanye mu bugugu, bararebye bafata abantu bafite ubupayi bukeya, baba ari bo bihera KYC, baba ari bo baha kuzabikuza amafaranga, kuko bari babizi neza ko hari abantu bamenyereza bakageza mu bihumbi 10, mu bihumbi birenga 10. Abo bantu nibajya kubikuza bazabikuza amamiliyoni menshi. Abo bantu Pi Network yabimbye KYC. Ndababwira, ndavugamo ba Olivier bo kuri OTC group, nzi beshi, nzi abantu barenze, hari abahanga ba mbere nzi barenze beshi muri ibi bintu bana bidushyizemo pe, ariko kubera ko bafite Pi nyinshi bimwe KYC. Icyatumye ibyo bintu bibaho nuko nyiri umushinga yarazi neza ko amafaranga ari kubaha ari amafaranga menshi y'umurengera, ari amafaranga ari ku rwego rurenze, akabura iyo bije ikabura. Reka nawe ni umuntu, amafaranga yagatanze cyangwa amafaranga yaba ari gukoresha no kuzunguza, yafunguye application byose arabikora, ariko bikorwa n'amafaranga y'abandi. Ntabwo bari kumwemerera ntiyari no kuyabona, kuko ndahamya neza ko ari ibitambo yatanze, hari byinshi yatanze byari gusaba ko abantu bose bakwirakwizamo Pi zabo bakabaha amafaranga yabo. Abantu bafite ibihumbi rero n'ibihumbagiza, abo babimye KYC kugira batabikuze amafaranga, bice bategereje ngo bazazibona. Shari kamba kuri inzira ku murima, umuntu mutazabonaho murega. Ibyo bya KYC mutegereje nanazibaha, ndahamya neza ko ari igihe hazabaho kugabanyirizwa Pi Network abafite, ugasanga wari ufite ibihumbi 10 baramugabanyije amaye nk'ibihumbi 2 basi. Bakaba batinditse tuguhaye kuri balance yawe urasanga ibihumbi 2, ariko KYC uyibone. Kuko gufata umuntu ufite ibihumbi 10 ukamubwira ngo Pi dufate ibihumbi 10, nimba ibihumbi 10 ari byo afite, dufate Pi Network imwe Pi imwe coin imwe igeze wenda nko ku madolari 2 n'urugero, ugakuba n'igihumbi, wumva amafaranga arimo miliyoni hafi 2, itukuba n'ibihumbi 20, miliyoni 200 zirenga, hafi 400. Izo miliyoni kuzifata tukazikwirakwiza mu bantu mu Rwanda, hari abantu barenga igihumbi wenda bamayeneze bafite ibihumbi 10, ugakuba isi yose. Ayo mafaranga ntago Nicolas yayabona. Mujye mureka kubeshya abantu, nge naratubikuje ndaturya, nawe niba udufite nubona igiye kuzamuka utubikuza uturye, uvuga ati wenda reka fatirane he n'igihebero. Ibyo bababwira ngo za Bitcoin ngo zagiye zizamuka buhoro. Bitcoin aya mafaranga iriho hashize imyaka ingahe? Abayimayininze benshi ubu barashaje. Urumva umushinga rero bavuga ngo amafaranga azaribwa n'abuzukuru. Bitcoin icyatumye izamuka mu kimenyi, murebe Bitcoin urwego iriho, sibyo? Pi Network kugira ngo izagere kuri icyo gipimo cya Bitcoin bro bizatwara imyaka hafi basi nk'imyaka 100. Urumva rero uwo mushinga uri no gupangira nyina abuzukuru, kandi nabyo no gupima amahirwe, kubera ko ntabwo ubizi. Wabimenye ute? Ni ibintu nyine baba bakubwira cyo bakagushyira mu ntuzemo muri riske, ugata igihe mana abantu bangiritse mu bwonko. Nkanjye bajya kurocinga Pi Network narinzi yuko ndimuze gutagura akamodoka keza nkagendamo, uko biri kose ndimuze kuryoha pe. None naje gutungurwa sanze n'umukati w'abandi ndi buwikopesha. Hari abantu benshi cyane bagiye kurambagiza amazu, barambagije ibibanza, hari abantu bagiye kureba amageto bazagura, hari abantu batangiye kujya biyemera ku bana turakize, bakakanya basebye mu maso y'abantu biyemeyeho. Bazi ngo bagiye gukira, ngo bagiye gutera imbere. None ubu bari kigezweho ngo Beneri ngo yamaze kwemerera iryo faranga ngo kurikoresha iki n'iki ngo ivi na ivi. Mu Rwanda n'abantu batunze Bitcoin amafaranga ugiye no kuyabikuza mu Rwanda pro byakugora. Ufite Bitcoin ukajya kwikuza mu Rwanda ngo bagwe wenda Bitcoin 3 zibikuza mu Rwanda bakaguha miliyoni zirenga 100 ngahe. Arewe none umbwira Pi Network izabigeze ku madolari 300, ahubwo iki Beneri kimara kwemera ayo mafaranga ko igomba kugikorana nayo, uhite mumenya nyine ko tayari iryo faranga bwo rizaguma hasi rizadindira, kugira ngo uzajya kuri bikuza ubona ayo baguha. Kuko ntabwo Pi Network igeze ku madolari ibihumbi 300. None si n'amadolari 300 my friend, ngo ni ibihumbi si n'ibihumbi 30, ni ibihumbi 300 ayo mafaranga. None ni mu madolari utajyana n'amanyarwanda, yo
yonyine kuri banki yo mu Rwanda kugira ngo bikuze basi ibihumbi 10 by'idolari, ibihumbi 100 by'idolari gusaba detail ndende. Rero bro mujye mumenya abo tukiribo mwikoranabuhanga yego turakataje, ariko mu bijyanye n'amafaranga gutyo gusa ngo umushumba basaba miliyoni 300. Arewe gute wakoze iki waniki watanze waramayirize gusa ngo arabyuka kugakandaho. Fine network sinabaga usibye ko badutengushye, ariko amafaranga baduhaye akwiranye n'akazi twakoze n'akazi twakoze. Kuko ndahamya neza ubu ngubu tuvugana ari amafaranga igico cya CV muvuga yo kisohokeraho bro, mwari kuza gusanga abantu batangiye no kwicara. Hari umuntu usanga afite abantu bamugiriye nabi, bamukandamije mu kazi kiwe yabakoreraga, bakamubwira nabi, bakamukoroneza. Abo bantu bari guta batanya kujya kwihorera, bakagendera nabi bagenzi babo. Umuntu akagura imodoka agahita guparika kwa sebuja ku kazi akamubwira ati boss bitese wagwani. Urumva nyine no kwangiza society. Ntabwo ayo mafaranga byari gushoboka, nta nubwo bizapfa no gushoboka. Bitcoin muvuga yamanyizwe n'abantu bakeya gukwirakwizamo amafaranga muri abo bantu bro, byari ibintu rwose bitari kugoranya umushinga wa Bitcoin. Rero no kuvuga ngo Bitcoin cyayizamuye nuko yahawe agaciro nta zindi cryptocurrency ziriho zirenze. Iyo Bitcoin abantu batangira kuyitabira mu bihugu bitangira kujya biyemera ibihugu bimwe na bimwe, noneho abantu batangira kujya bayirangura ari benshi, nibwo buryo Bitcoin yazamutse yagiye izamuka. Fine network rero mwibuke neza utuvugana itunzwe n'abantu benshi ku isi, noneho ku isi hafi ya hose. Hari abantu nagiye nkunda kubona bavuga ngo kuma exchange ngo Fine network ngo bafunguriye abantu ngo muri Afrika ngo babareho bonyine ngo bazigurisha ngo, kandi hari n'abatangiye bavuga ngo Fine network ngo wemerere kugurisha ariko ngo nemerere kugura. Ubu biremera rwose. Niba ufite amafaranga azana nkugurire nawe cyangwa mbire nkwereke uburyo wagura, ariko nimba uyafite genda uyashore mu bitoki, urangura ibirayi uhereza abaturage birire bakungure uwunguka ubibone. Kuko kubangira zamuka ngo uyiguze 200 uyiguze amafaranga yawe 1500 cyangwa 2000 by'abanyarwanda, umukanya ngo urabona ngo ibihumbi 3 ngo urunguka igihumbi. Kuki se udatekereza ko ushobora guhita irindimuka igitoki cyawe kugira ngo gihombane? Biragoye. Urimo kiranguye amafaranga 3000 umukanya ubone baguhaye 1500 cyangwa se kigeze ku gihumbi, biragoye. Ariko iri faranga ry'ikoranabuhanga ugira gutyo ukabona ririndimutse vuba cyane. None ngiri riri kuza ryaduka ejo ushobora no kumva bavuga ati faranga nizigera rirenga no ku mafaranga ku madolari 2 cyangwa se 00 n'ibice, ugasanga ni faranga rikomeje kugenda ridindira. Kuko ngewe ndahamya neza iyo ugeze ku ma exchange ye bajyaga bambwira ngo Fine network yijyamo zinenze izindi cryptocurrency, numvaga za Bitcoin, ariko numvaga nyine ku cryptocurrency nyine ikintu cya danger. Ariko hari kibuto nyinshi cyane, nyinshi zimayiningwa zadindiye. Iyo ugeze ku ma exchange cyangwa ukajya ku masoko usanga hari amafaranga menshi yadindiye menshi. None nge narebye Fine network mbona hari n'andi mafaranga afite mu madolari 18, amadolari 200, amadolari 30, amadolari 000 n'ibice. Hari amafaranga menshi y'ikoranabuhanga ari hano hanze ahanga hari gukoreshwa menshi yadindi, ugasanga ifaranga rimaze imyaka bitaragira ku idolari rimwe kandi ribaho rikora. None bari kukubwira ngo Fine network ngizahita ngo bitengo nibyo yubatse ngizahita izamuka mu nzozi z'abantu. Hitusubiza ubwonko bwawe imbere cyagiye bakubwira ngo Fine network mu minsi mike ngo warayocinga ngize ngiri mu madolari 100 yewe gatawe. Ariko sha abantu bangiritse mu mutwe kira gihe, abantu bahise barwara depression ni benshi, abantu bafite agahinda k'amafaranga batabonye ni benshi, imishinga bapanze yasubijwe inyuma ni benshi, bafite ibibazo byo mu mutwe. Ubu ngubu ufasha abantu babanize Fine network ukabajyana indera bose benshi babasangamo ibisazi. Ntabwo mbabeshye, benshi babasangamo ibisazi. Sasa rero niba uri umuntu nawe ukurikirana Fine network cyangwa se ibintu bya cryptocurrency, mpamagara ngo ikiganiro tuganire, uze muri studio ndagushyiraho kamera habona rwose utuganire. Nimba ubona ari fresh ushaka kuza ngo ngwe ikiganiro cyacyo cyose, mpamagara uze tuganire cyane kuri ibintu bya cryptocurrency. Ni mutuma mbyinjiramo nkatangiye gusobanura neza abantu nkabasesengurira. Abantu mwagiye mubeshya abantu bose muraza kwasebera, kuko Fine network n'ubu ndacyamayininga biracyazamo. Siye ko nabonye wenda kugenda igabanuka, nabonye none hari abantu nk'abakamanzi, nabonye abo kwihumure bari kuvuga ngo Fine network ubwo ngo iri kugenda igabanuka, ngo nireka kumayininga ngo yahagaze ngizahita izamuka. Izamuka ariko mwibaza abantu batunze ayo mafaranga ukuntu bangana bari bayakize kuri iryo faranga. Isi yose ijya mu biganza bya Fine network. Ubuse banoze ba Elon Musk babyemera.
abaherwe kuri isi babyemera ibihugu se byo byabikunda nk'uko mu Rwanda abantu bafite Pi network ntibabarika ariko bafite Bitcoin umusaza none bakubajije wagireka bake cyane kandi ugasanga niba abantu bafatika tujye tureka rero gufata ibintu ngo tubishyire ku rundi rwego bitwagize mu bwonko kuko bituma abantu nyine turwara tukagira indwara zo mu mutwe. Sasa rero n'uvuga ngo Pi network kwitesha agaciro iri ku isoko iri gukora nta kibazo ishobora no kuba yazazamuka nk'uko babivuga ariko abantu bareke kubihamya nkaho bakora muri kwa timu ari abantu baba kwa Nicolas bahora bumva ibitekerezo bye buri umunsi ku wundi. Courage yego ntiyabura ariko nanone mugabanye ibintu byo kugira gute byo kubuza abantu gukora. Abantu baretse imirimo ngo ategereje no gukira mujye mu kazi mpamagara ngo ikiganiro nitwa PC Sibomana Anatole. Mfite imodoka zigurishwa nziza cyane, mfite inzu hano Sport yo kuri Mount Kenya uzi Mount Kenya muri Mount Kigali hari inzu nziza cyane kabisa iri mu buso 1121 muze mbihera imari mbereka akazaho kari. Niba ushaka kuyigura iyo nzu ngwino nyiguhe uyigure, niba ushaka kugurisha ufite inzu ufite amamodoka wamamagara nkagucururiza kabisa n'ibibanza byose n'ubango bibamo. Ngewe rero n'ubango ndumuza abantu n'ibintu kandi bafite n'imari nziza cyane kandi zidahenze. Hello guys, mumeze fresh. Sasa reka uri kureba ni Yaris Sedan 2007 irashaka miliyoni 9 zifunze. Iracyari nshya nta kibazo na kimwe ifite, imeze fresh ariko ya condition ntayo. Ntabwo nakubwiye ko nta kibazo ifite, nicyo cyonyine ifite. Byasaba kuyishyiramo cyangwa se ukagura gaze ukabyikora ariko imodoka nziza imeze fresh. Ngira ngo uri kubireba inyuma nta rangi ryanjye n'iryayo, nta byo kujya kuyipuriza bayanduza bayitera umwanda. Urabona ibirahure byabo byose ni fresh. Aho none ureba ni indani, aho ni imbere hayo urabona ko ifite salon nziza, ifite imisego ikeye, inzugi zayo zirakora fresh, ibirahure byayo ni umuriro, ni shyashya, ni shya rwose. Location iri hano Kicukiro rwose kabisa, uhageze imodoka n'ingiye ifite nahita nyiguha ukayitwara ku mafaranga make cyane, miliyoni 9. Ibyangombwa deja ni byose, ibyangombwa byuzuye, control irahari, assurance byose ni full, nta kibazo kindi, nta misoro, mutation irahita ikorwa ku kanya. Uri kubona ko ni sawa rwose, ni sawa. Urabona ko ninjye uyihagazeho ninjye uhari, urabona nta wundi uyifite. Bimwe bajya babazengurutsa imodoka zitari wasinge. Sasa rero kankwereke nanone iyi ni Corolla Altis, ngira ngo uri kuyireba nayo ni shyashya, iyo irashaka miliyoni 11,500. Amafaranga ndi gukubwira utagira ngo uraza mu bintu byo kunegosia ni 11,500. Iyi ni shya, urabona nta kibazo na kimwe ifite. Reba amajati yayo, urebe indani hayo, urebe uburyo imeze fresh. Salon yayo nta byo kujya ku demonta bashyiramo ibintu bya fake. Urabona radio yayo ni sawa, televiziyo ni fresh, na automatic. Imodoka zose ndi gukurikana ama automatic. Kindi uri kureba ibirahure byayo nabyo ni umuriro, inzugi zayo ni fresh, nta bintu by'akavuyo. Mfite imodoka nziza cyane. Urabona location ni imwe, aho ziparitse ni hamwe. Iyi Corolla irashaka amafaranga menshi bitewe n'ubushyashya bwayo. Ndabizi uri buvuye kari menshi ariko kurandi rumwe ni make cyane. Ndabakunda cyane.